iyi ntambara ijya kuba y'Abarusiya igomba gutandikagera mu Burayi ikazahitana na papa. Ishyano rya gatatu ryaje kuri Elena White. Yari amaze kurongorwa n'umugabo we kuko yarongowe afite imyaka 19 mu cya 860 nibwo itorero ry'Abadive ryahawe izina ryitwa Abadiventiste. Batandukana n'abakristo uhereye ku mugaragaro. Bo n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nibo bahamya. Kandi mu mayeri buriya usesenguye n'ibyo bahamya koko. Cyo kimenyetso kiberekana kibatandukanya n'abandi bantu. None mu gihe bakibiganiraho bakibyibazaho nyiramama wanjye arasinzira kuko n'abadayimoni banyuragamo. Arasinziriye hazi yerekwa. Mu kwerekwa yerekwa amategeko 10. Muri ayo mategeko 10 irya kane twibuke ko Elena White yamaze imyaka 87 kuri yo yayigize akora umurimo twavuga ngo no w'Imana ye yeriko bivuga. Iyo mirimo yaranzwe n'iki? Yaranzwe n'amayerekwa 2,000. Icya kabiri yaranzwe no kwandika ibitabo. Yanditse ibitabo bizwi 40. Yanditse udukuru 5,000. Uwo murimo awitirira umwuka w'ubuhanuzi. Niyo mpamvu atavuguriza ibyo yavuze ko babyemera nk'ihame ryaturutse ku Mana. Njye mbwira abantu b'Abadventiste yuko bona Kiliziya Gatolika they are brothers and sisters. Na abantu bamwe bafite mission imwe yo kuyobya abantu. Abadventiste n'Abakatolika n'abavandimwe ni inshuti. Yes. Icyo shaka kubariza aho ngaho rero ni gute uvuga ngo ni abavandimwe kandi Abadventiste aribo ba mbere ahubwo birirwa bavuga Kiliziya Gatolika mu nyigisho zabo zose nta muntu ushobora gusoza atavuzeho. Berekana uburyo papa ari inyamaswa, berekana uburyo bakuyeho ibihe n'iminsi n'amategeko. Icyo kintu wakidusobanuriraho impamvu? Nk'ubu ngubu bahanganye n'ikintu cyitwa Aditusi rwa rwandiko rujyanye n'ibidukikije papa ari mwakora yuko ikigamijwe ari uguhatira abantu gusenga no ku munsi w'ishyano witwa dimanche. Ibi bintu bishobora kurwaza umuntu umutwe. Nubwo ko Erika yarakaye umutwe ushaka kumeneka. Erika arashaka kumeneka umutwe. Niyo mpamvu bwabo bavuga ngo ntabwo bumvikana. No, barumvikana. Why? Bakorera umwanzi umwe. Ibyo naje kubimenya naho nigiye icyo bita stigmatized knowledge. Hamenya uburyo Abarusiya baciye muri KGB umutwe wabo ushinzwe ubutasi n'Abanyamerika baciye muri CIA umutwe wabo ubutasi bagira n'imishyikirano ya bugufi bakaba baziranye. Kandi twebwe rubanda tukaba tuzi ngo nabanze. Itorero ry'intumwa ryabibujwe na Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya 4 waragira ngo nje ku isabato yanjye yewe ndangize. Ubwo ari gusobanura ko iyi sabato Erika avuga ari ya Elena White. Elena White ntabwo ishingiye ku byanditswe ahubwo barapapira bakajya mu byanditswe kugira ngo bayidefend. Yaturutse heheze? Yaturutse kwiyerekwa. Hanyuma Erika Pastor avuze kuri Elena White nk'uko mumwita. Ese ibyo avuze ni ukuri cyangwa si ukuri? Mwebwe nk'Abadventiste n'Abakatolika ibyo avuze ni ukuri cyangwa si ukuri? Nemeranya nawe 100% Pastor. Isabato yavuyeho ryari? Ninde wavanyeho isabato? Nizihe proof and facts ziri mu byanditswe byera ugaragaza ko isabato yavuyeho y'umunsi wa karindwi? Ubundi tugomba kumenya isabato ni iki kwanza. Isabato cyangwa shabati. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi. Naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu. Iyo twizeye automatically twijira muri ubwo buruhukiro. Icyo twita the era of the Old Testament yo kuva muri Egiputa ubu ngubu yo byataye agaciro. Ahubwo turareba uburuhukiro bwavuye mu ijuru. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato. Bubiciwe uyu nguyu ashobora kuzashira ngo nakubonye urya ingurube ntabwo uri umuntu w'Imana. Reka da. None ubwo wowe isabato wemera niyo ngiyo usomyaho. Iyi niyo isabato ndimo jewe. Wagenda burudika. Uraruhutse. Oya hari abikoreye imitwaro ariko genda ruhutse. Ubu nisega ku cyumweru ku munsi w'inyamaswa sinzarimbuka. Ese wizeye Yesu? Uramwizeye ngo ariko hari abandi bantu bamereye nabi. Uramubwiye ntabone bene data baduhagurukiye ariko abo baduhagaritse imitima. Bahagarika imitima yabo. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nubwo bafite amatsinda menshi. Isabato bahuriyeho ntabwo ari niyo muri Bibiliya. Isabato ifite agaciro. Yesu ntabwo ari destroyer. Ntabwo yaje kurimbura isabato. Ahubwo ni protector. Yaje kwerekana ko isabato ikwiriye kugenzwa. Ndona ntagiye no gusinzira. Ese nta buriri hano. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Eric yadushize mu ishuri. Turi abanyeshuri rwose unemeye. Hari nibyo nibajya baza kunyibutsa afate note neza. Yesu aratwihanangije mugende muhindura abantu bose kubabigishwa. Mubigisha kwitondera ibyo navuze. Ibyo atavuze rero sinzi impamvu tubitinda. Uburyo byoroshye cyane Yesu gukiza umuntu atagombye kumushyira muri bintu byinshi. Niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza bigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera ndetse natwe nuko azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti mukundwa ubana natwe buri munsi uko bukeye nuko bwije. Turasuhuza mwese mudukurikira yaba bari hano kuri uyu mugabane wacu wa Afrika, yaba Afrika y'Uburasirazuba n'Uburengerazuba, Afrika yo hagati ndetse
Afurika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Turasuhuza abandi mudukurikira ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya ndetse n'umugabane wa Oceania. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi turashaka kubabwira kubirebana n'ikiganiro duherutse gukorana na Pastor Musesi ndetse na Eric w'umudivantiste. Nshuti z'Imana, bene data mudukurikiye muri hirya no hino, abizera mwese mwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ngira ngo hari ikibazo mubona kiri mu isi mu madini atandukanye, kuba abantu badahuza kandi bose bavuga ko bizeye Imana imwe kandi bayoborwa n'igitabo kimwe, bakaba barizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ariko ugasanga abantu ntabwo bahuza ku birebana n'iyi nzira ijya mu ijuru. Aho ni ikibazo buri wese akwiye kwibazaho. Ese Bibiliya kari imwe, tukaba twemera umwami umwe twese ko twamwizera ari we Yesu Kristo, tukaba twemera Imana imwe, tukaba twemera umubatizo umwe w'amazi menshi, tukaba twemera deja n'umwuka wera, nubwo harimo amadini amwe adapfa kuwemera nk'abadivantiste, uburyo bw'imikorere y'umwuka wera muri iki gihe hari ibyo batemera, ariko nabo barawemera umwuka wera. Kubera iki abantu bose bitwa abakristo badahuza? Iki ni ikintu buri muntu wese yakwibazaho. Rero ubwo duko gukora ikiganiro, twakoze ikiganiro kirekire, byabaye ibintu bikomeye, binjiramo rwose, barasigana cyane, baraganira kugeza ubwo hagiyemo impaka. Ikiganiro kiba kirekire, gifata amasaha menshi, dusa nkaho tukigabanyije tugicamo kabiri. Abagikurikiye ubushize ngira ngo mwabonye ko cyarangiye kitarangiye, ariko nta yindi mpamvu nuko cyabaye kirekire kubera ukuntu batinze mu bintu cyane batumvikana neza. Tukaba tugarutse rero kubaha ikinishe cya kabiri. Noneho mwiyumvire ibintu byahabereye, mwiyumvire namwe muri bugira ubwoba. Ikindi kandi abashaka kumenya ukuri, ntimukagira uruhande mu bugamiramo, ahubwo mujye mushingira ku ijambo ry'Imana rimo riravugwa, nibwo muzamenya ukuri kwa nyako. Ngaho rero tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ukurikire, wiyumvire iby'amategeko n'ubuntu ndetse n'iby'aya madini tubona ari hano muri iyi si atuma abantu badahuza kandi bose bavuga ko bizeye Yesu Kristo. Ngaho rero kurikira kandi uryoherwe. Narindi kwerekana yuko aya masabato hamwe n'isabato bitandukanye, ngaragaza ko amasabato ari urusika rutandukanye abisanye n'abanyamahanga, ari ruriya rwandiko rw'amasabato 7 kongeraho yubire ndetse n'umwaka w'isabato ari umwaka wa 7. Reka tujye mu isezerano rishya dushake aho dusoreza, ngaragaza yuko Yesu Kristo atigeze aza gukuraho isabato. Ariko kugira ngo mbyumve turajya mu mateka. Pasiteri aza amateka cyane. Iyo turebye amateka yabaye mu buryo bw'umwihariko mu kinyejana cya 2 hagana mu cya 170 imbere ya Kristo, hari ibintu byabaye ku mutegetsi witwa Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes yashyizeho amategeko. Yari umwami w'abami wo muri Syria, cyangwa se mu bwami bw'abami bw'Abaseleucide. Abantu biza amateka barabisobanukiwe. Ashyiraho itegeko yuko abantu bose bazajya bagendera ku itegeko rye, badagomba kugendera ku yandi mategeko ariyo yose. Iki gihe rero abayuda bagiye mu kaga kuko bari bafite amategeko ahamye agenga, bahawe na Mose agenga indangagaciro zabo, ndetse abakomeje kuba indahemuka ku by'Imana ibasaba biboneka mu nzandiko zera. Abangaba bagizweho n'ibibazo byinshi cyane, bamwe barahunga bajya mu butayu. Aya magambo nubwo igihe cyagiye, reka tuyabaze Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu irimo igitabo cyitwa Abamakabe, kivuga amateka y'abayuda b'Abamakabe nyine babayeho muri iki gihe. Abayuda b'Abamakabe ndasomamo imirongo mikeya. Nusoma igitabo cya mbere cy'Abamakabe igice cya 2, nyiri kujya abantu masomo, icyo tubona nuko uyu Antiochus yaje kohereza umugaba w'ingabo za Apollonius witwa Apollonius kujya gutera abantu b'Imana bari barahungiye mu butayu, ndetse akabagirira nabi akabica. Ahari tudatinze twanabyihorera, yenda ndaza gusoma isomo rimwe mu Bamakabe ba 2 igice cya 5 umurongo wa 26 na 56 hazabigusobanurira. Ibi rero byazanye akarengane, ndetse akarengane kabaye gashishana nuko babikoraga ku munsi w'isabato, maze abantu b'Imana barahatikira mu buryo budasanzwe. Icyo gihe nibwo hagurutse umugabo uzwi mu mateka
witwa Juda Makabe, no Matatiyasi ari papa wa Juda Makabe, yiyemeza ko agiye kurwanirira ubwoko bwe, ndetse baravuga bati ahubwo nibanadutera ku isabato tuzabatera, kubera yuko aba bantu bazatumaraho abantu. Uyu musaza yaje gusimburwa n'umuhungu we witwa Juda Makabe. Uyu niwe wahagurukiye kurengera ishyanga ry'abayuda mu buryo bukomeye. Ahari nasoma Abamakabe 8, igitabo cya kabiri cy'Abamakabe igice cya 8:23, haratubwira ngo ukisi Juda Makabe ategeka Eliyazari gusoma igitabo gitagatifu. Iyo ni Bibiliya ntagatifu ndi gusoma. Ibyo birangiye Yuda Makabe nyine abaha iyi ntego ngo Imana niyo mu buvunyi bwacu. Ahera ko ayobora itsinda ry'imbere aterana Kanori. Nuko umushobora byose amaze kwifatanya nabo, basogota abanzi barenga 9,000 bakomeretsa kandi batema benshi mu ngabo za Nikanori, maze bose barahunga. N'andi magambo akurikiraho izi ntambara uzazisomere. Ubutegetsi rero bwatumye abantu bashegeshwa cyane. Ariko uyu Makabe yarwaniye ubwoko bwe, ndetse igihe cyarageze ubutegetsi bw'Abaseleyiside buratsindwa, bwigarurirwa n'ubwami bw'Abaroma. Umugabo witwa Pompi ageze muri Yerusalemu naho kuhatera kwigarura, amaze gutsinda Abaseleyiside, we yagiranye amasezerano n'Abamakabe, aba Bayuda, yuko batazakoma imigenzo yabo harimo n'isabato. Uyu Pompi yubahiriza icyifuzo cyabo cy'Abayuda cyo kuziririza isabato. Muri iki gihe rero kugira ngo basobanure ubutegetsi bw'Abaroma uko amategeko yabateye, nibwo bafashe isabato bayigerekaho imitwaro iremereye cyane, ariyo Yesu Kristo yaje gukuraho. Ayo ni amateka. Baragiye bafata imirimo y'ibanze 40 itemewe gukorwa ku isabato, bayigira kategori y'imirimo igomba gukorwa, maze kuri buri murongo, kuri buri murimo bagenda basobanura uko ibintu bigomba kumvikana, ku buryo nk'itegeko ryo rijyanye no kuvomerera imyaka ntibyari byemewe kunyura mu byatsi. Nta gihe dufite nayo gusoma amagambo menshi yerekeye ibyo ngibyo, ariko icyo nshaka kuvuga nuko ari iki gihe abantu bagiye bafata isabato bayihindura umutwaro. Ntiyaba ari isabato itera umudendezo, ahubwo ihinduka isabato y'umutwaro, ku buryo no gutwara mushwari mu mufuka bitari byemewe, byafatwaga nk'umutwaro. Bityo bakagirwa inama y'uko bagomba kwizirika ku mushumi n'andi mabwiriza ateye ubwoba nk'ayo ngayo. Icyo Yesu yakoze ni iki rero? Nuko yaje ahinyura ya migenzo bashyize ku isabato. Yesu wabikoze uyu yari Imana, yewe ni nawe waremye byose, nawe washyizeho isabato. Twanabisomye ko ari we wihamije ko ari umwami w'isabato. Yakoze ibitangaza byinshi ku munsi w'isabato, wo gukiza abatewe n'abadayimoni, abanyunyutse n'ibindi. Bakaza kumurega ngo yishe isabato, akababaza ikibazo, bakabaza ngo mbese amategeko yemera ko dukora ibi? Akabaha ingero zo mu mateka yabo. Ese Dawidi kubera iki yagenje gutya? Ngo abereke yuko ibyo bibwira mu mitima yabo bihabanye n'itegeko ry'Imana ryo kuruka isabato. Yesu yihamya nk'umwami w'isabato, yerekanye imirimo ikeri igomba gukorwa n'itagomba gukorwa. Imirimo y'imbabazi, gukiza, ni imirimo yemewe gukorwa ku isabato. Mu gihe Abayuda bo barebaga inyungu zabo, mu gihe indogobe yaguye mu rwobo bakemerwa kuyikuramo, ariko gukiza ubabaye no kumwitaho bakumva ni icyaha. Umwana w'umuntu rero ni umwami wacu, nk'uko twasomye rya somo ryo muri Mariko, kandi n'umwami w'isabato nayo. Isabato ifite agaciro. Yesu ntabwo ari destroyer, ntabwo yaje kurimbura isabato, ahubwo ni protector. Yaje kwerekana uko isabato ikwiriye kugenzwa. Ahari nasoreza ngaha kugira ngo narambirana rwose. Ndona ntagiye no gusinzira, ese nta buriri hano. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Eric yadushize mu ishuri, ubu turi abanyeshuri, turiga Sandero dukurikije Sabaslo. Ubu rero ntabwo tukiri mu biganiro, turi abanyeshuri rwose. Ubu nemeye, hari n'ibyo nibagiwe baza kunyibutsa afate note neza. Ubu rero ni ikibazo. Yewe ndabaza ngo ndashaka kuvuga mbangura kuri kino kintu. Ngiye gutangirana n'icyo
numvaga ndi burangizanye nacyo. Ibi byavuze byose by'abamakeba n'iki, abamakeba ntabwo twebwe abaporoso tubyemera, biriya bitabo byita apokrifa. Apokrifa ni ibitabo bitahumetswe, ariko yavuze neza avuga ko ari n'iby'amateka koko kandi ni byiza. That's the history of the Jewish nation. Bagiye bahura n'ibintu nk'ibyo barabyandika, ariko ntabwo tubifata nk'ibyahumetswe n'Imana ku buryo byaba inyigisho. Kuko ayo mateka nijya kuyasobanura nabyo ndababaye nkawe kandi kubitindaho, ahubwo gusa kuko icyo abantu bashaka ni ukurasa ku ntego. Isabato nk'ikiruhuko mu isezerano rya kera ni ihame nk'uko n'ababyigisha ko na Yesaya yabivuze, kandi byahishaga umugisha ababyigisha. Kubihuza n'abanyamahanga ni ukuvuga ngo isabato ibigarutse, ni ukuvuga ngo na Yesaya yabagarutse uko ari, nk'uko yigishaga abayuda niko tugomba natwe gufata. Kandi twe ntabwo turi abayuda, twe turi abakristo. Kandi Bibiliya itwereka ko ibyo ari mu kanwa ka Yesu aratwihanangije, mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa, mubigisha kwitondera ibyo navuze. Ibyo atavuze rero sinzi impamvu tubitindaho. Iyo tumeyeje dutya, ibyo ni idini rikora ibintu nk'ibyo, kandi iyo dini bariyobesha abantu. Rero nkashaka kuvuga ngo dukurikije isezerano rishya, ngiye kuvuga ku bintu bibiri. Niki kibandwagaho mu isezerano rishya? Ikibandwagaho mu isezerano rishya ni umwuka wera w'Imana nk'ikimenyetso gihabwa abantu. Ubu rero ngiye nanjye wenda abatwumva barihanganira isomo riko ritwaricamo kabiri sinzi mbishaka. Twari dusoma ibyakozwe n'Intumwa 15:1-8. Ndihuta nuko abantu bamwe bavuye i Yudaya bigishaga bene data bati, nimudakebwa nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimubasha gukizwa. Habaho impaka nyinshi n'amaburanya kuri Pawulo na Barinaba n'abo bantu. Maze bene data bahuza inama yo gutuma Pawulo na Barinaba n'abandi muri bo kujya Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru, kugira ngo bajye inama y'izo mpaka. Ngo banyura i Foinike n'i Samariya basobanurira abantu ibyo kane kubitindaho, aho ngaho naho ibyo bakoraga banyuze. Ngo ariko bamwe bageze muri i Foinike aho ngaho banyuraga ku murongo wa 5, ngo ariko bamwe bo mu gice cy'abafarisayo bizeye barahaguruka bavuga yuko abanyamahanga bakwiriye gukebwa no gutegeka kwitondera amategeko ya Mose. Urumva ikibazo aho kivuye? Ikino kibazo turimo n'ubu ngubu. Uko bagendaga abangaba bakora umurimo bahuye n'intambara ikomeye, kandi bayitaye na bene data bavuga yuko bizeye Yesu Kristo. Urumva imyizere yabo se ari y'ukuri, ntabwo ari njye n'ubutumwa bwiza bwa Pawulo yahawe. Kuko abangaba bo bafatanyaga byombi, bizeye Yesu Kristo kandi bagasigana n'amategeko ya Mose bashaka kubivanga. Uwo ni umurongo wa 5 wa 6. Intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Ni ukuvuga ngo intumwa ibigibi birabaye kandi bibereye Yerusalemu, ntabwo byabereye ahandi. Nubwo intumwa zari zigihari, hari itsinda ry'abizera bakomokaga mu gifarisayo, aribo bene wacu ntavuze izina bari hirya no hino. Ni ukuvuga ngo abo ngabo nabo nimudakebwa ngo muzane amategeko ya Mose, ntimushobora kujya mu bwami bw'Imana. Urumva ubwami bw'Imana buhaye ikibazo kubwinjiramo cyangwa gukizwa, agakiza kagiye gushingira kuri ibi ngibi. Ari no mpamvu turi mu masabato ya kera n'ibiki byose. Naho umurongo wa 6 turavuga ngo intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi. Urumva yuko habaye imburanya kandi intumwa zigihari. Noneho maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye aba ariko abanyamahanga bumvamwo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizera. Noneho rero Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Urumva ikiduhamya twebwe abantu b'Imana ba none, uvuga abayuda, ndavuga abantu b'Imana bose mu isezerano rishya, ikiduhamya ni umwuka wera. Abayuda Petero biyahamyaga n'ibyabereye kwa Korneliyo, kuko yavuze Yesu wenyine bahabwa umwuka wera, batabanje kujya muri ibi ngibi yunga twigisha, kuko bizeye gusa umukiza. Bihera ko bigira bite? Aba babazwa gukira kandi bahamiriza ibyo apana kujya muri ABCD, kuko bizeye gusa Yesu Kristo. Twemere yuko umwuka wera ntabwo ashobora kwinjira mu nyabyaha, ahubwo yinjira mu mukiranutsi, uheshwa ubukiranutsi no kwizera Yesu Kristo. Yesu ubwo abaga hariho tubanengaho ntacyo. Umva ko Petero ahamya umurongo wa 9 ngo ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Kubize Yesu, that's as simple as that.
That is what we call the simplicity of the gospel of Christ. Uko niko duhamya koroha, gucisha make, cyangwa se the simplicity ni ukuvuga uburyo byoroshye cyane Yesu gukiza umuntu atagombye kumushyira muri bintu byinshi cyane. Nuko noneho Petero arabaza, niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. ubwo ni kwagukebwa no gukurikiza amategeko ya Iyo Mose. byose bivuyeho kuko abangaba ku munsi wa Pentekote bahawe iki? Umwuka wera. Noneho bagiye kureba kuko bizeye Yesu Kristo, niyo mpamvu bavuze ati ndetse natwe nuko. Agakiza twahawe katurutse ku kwizera gusa Yesu Kristo. Ngo ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'umwami Yesu aribwo buzadukiza kuko nabo bazakizwa nabo. Ubuntu gukora kw'Imana muri twe kubw'ubuntu twagiriwe nibwo buzadukiza ku munsi ukadukiza umujinya w'Imana. Noneho rero 12 abahateraniye bose barakora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Urumva ibi byatumye noneho ab'i Yerusalemu batega amatwi. Izi mpaka nazo zifite akamaro zakoze, zatumye ab'i Yerusalemu n'abayuda barimo babandi b'abafarisayo nabo batega amatwi, bumva yuko Imana yakoze ibitangaza ibikora na Pawulo na Barinaba mu banyamahanga kandi itakoreraga mu bayuda. Turaza kureba ubwo twareba ibyo bibazo ibyo bitangaza byabaye mu rugendo rwa Pawulo rwa mbere, byabereza i Lusitira, zabereye ahantu hose aho ibirema byahagurutse. Imana ikagaragaza imbaraga zayo ku kwizera Yesu Kristo cyonyine gusa. Noneho mu 13 ngo barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data mu nyumvi, Simoni yabatekereje uko Imana yatangiye kugendera abanyamahanga kubatoranya mu bwoko bwo kubaha Imana, bwo kubaha izina ryayo. Iyo tuvuze izina ryayo tuba tuvuga Yesu Kristo. Ngo amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana hasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirwa izina ryanjye. Niko Uwiteka avuga ari gukora ibyo byose. Aya magambo aragaragaza inzu ivugwa ahangaha ni itorero ry'Imana, ntabwo ari ukuvuga abayuda cyangwa inzu ya Isirayeli. Abazashakana Imana umwete nicyo ubuhanuzi buvuze ubu ngubu. Noneho arimo aravuze ngo, noneho umurongo wa 19 baravuga ngo, nicyo gitumye ku bwanjye ntegeka ko tureka kurusha abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso, kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi uko amasabato yose atashye. Urumva amasabato yabereyeho abantu uko mu mategeko ya Mose. Ari nayo mpamvu Yesu ku masabato yajyaga ajya guterana, kuko yari mu isezerano rya kera, ntabwo yari ikigenge, ariko yarebaga ibyo barimo akumva yuko atari byo bizana agakiza. Byabahereye kugeza kuri we, ari we wahanurwaga, ariko ntibamwizera. Noneho rero kandi Mose ubwo bababwiye babahaye amategeko kuko nabivuze mu gutegeka kwa 2 18 umurongo wa 18 kugera kwa 20, Yesu yarahanuwe yuko nguwo amagambo azaza n'amagambo mashya batari bazi, yaranzwe mu matwe yabo, ashingiye ku kwizera adashingiye ku mategeko, yuko abakora ibyo bazakizwa. Ariko ntibabyemera kuko ntibari biteye ku byo yavuze. 22 kugera kwa 28 ko ndavuga nihuta ni ikibazo kuko ranya nkurikira ibiganiro baye birebire ndasinzira sibyo. Rero reka numve 22 ngo maze intumwa n'abakuru bamwe hamwe n'abitorero bose bashima gutoranya abagabo muri bo, ari bo Yuda witwaga Barisaba na Sira, abantu bakomeye muri bene data, ngo batumane na Paulo na Barinaba muri Antiokia. Bandi ku rwandiko bararubaha, rwanditsweho ngo cyangwa rwanditswemo ngo, urwandiko rudakuka. Ubwo urwo n'urwandiko intumwa zigiye kwandikira abanyamahanga. Wumve iby'ingenzi basaba. Bagira bati, intumwa na bene data bakuru turabatashya bene data bo mu banyamahanga bari muri Antiokia ni Syria ni Kilikia, kuko twumvise yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu, ari abangaba nyine turi kumwe. Noneho ibintu nishyara no kuyitera gushidikanya,
kandi tutayibategetse ariko sinzayibira aho bizaherera ariko tuzajya muri stade ubutaha noneho yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu no kuyitera gushidikanya kandi tutayibategetse. Uzi ko bino bintu biriho n'ubu abantu bose bajya bambwira ngo ariko se koko ubu nisenga ku cyumweru ku munsi w'inyamaswa sinzarimbuka. Ese wizeye Yesu? Uramwizeye ngo ariko hari abandi bantu bamereye nabi. Ubu naramubwiye ntabone bene data baduhagurukiye ariko abo baduhagaritse imitima, bahagarika imitima yacu yabarishana. Noneho aragira ngo twashimye guhuza inama yo gutoranya aba bagabo no kubatumanaho nabo dukunda aribo Paulo na Barinaba, abantu bahaza amagara yabo kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko dutumye Yuda na Sira nabo ubwabo bazababwira n'ururimi rumwe bimwe n'ibi. Umva rero ikintu gikomeye cyane mu 28, umwuka wera aho gaho umwuka wera hamwe natwe. Ubwo ntabwo ari bo ubwabo, bo bari kumwe n'Imana bahamye ibi bintu, ntabwo ari bo ahubwo n'uwo mwuka arabafashije kubihamya. Keretse n'aba abadivi binyi bazabishwangiza bakavuga ko atari bitaratura ku Mana. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiye: kwirinda inyama ziterekerejwe, ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe no gusambana. Ibyo nimubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Aha rero turabona ko aho ngaho ugiye muri Genesis y'intambara y'isabato, kandi Genesis ni ukuvuga itangira y'isabato aha ngaha ari byo bigarurwa muri iyi minsi. Noneho kandi nerekanye impamvu iri sabato yaje mategeko 10. Noneho aha ngaha ndimo ndashaka kwerekana isabato noneho twebwe aho tuyikura kuko jewe nzi neza ku buryo budasubirwaho mbeye kujya ku isabato y'Imana. Reka nkore clarification y'icyo ntangaza. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi nubwo bafite amatsinda menshi, isabato bahuriyeho ntabwo ari niyo muri Bibiliya. Oya, ntabwo ari isabato bahuriyeho ko bari muri Bibiliya bakaye barasobanukiwe icyo tuvuga. Niba igiye bidusomya byakaye byarabafashije. Iri sabato bayikuye kuyerekwa, iyerekwa rya Elena White. Mu gihe yagize iyerekwa, kandi ibintu by'amayerekwa bituruka muri Kiliziya Gatolika. Ndetse ibintu by'amayerekwa bifitanye isano na Ignatius Loyola, fondateri w'abajesuiti. Ibi ni ibintu by'akaga byaje mu ntambara yo kugorora itorero biza kuricubya. Ngenge mbivuga kenshi. Mu mwaka wa 1564 hadutse amayerekwa yo kuza kwa Bikira Mariya, byabereye i Guadalupe muri Mexico. Uhereye ubwo ishyano ryitwa amayerekwa ritangira kuza rityo. Mu mwaka wa 1800 nyuma y'imyaka 344 hadutse iyerekwa ry'abamorimori. Bavuga yuko Imana yavuganye n'uwitwaga Mormon, ayandika igitabo cyahaye umuhungu witwa Moroni kugira ngo acyamamaze. Igitabo cya Mormon kibangikana na Bibiliya na bugingo n'ubu. Mu byo yavuze bikomeye nuko avuga yuko Yesu aho yavuze ngo hari izindi ntama zitari zo muri uru rugo ngomba kuzaza no zaba umukumbi umwe namwe, ngo n'abanyamerika baba Indiye, baba Red Indians. Buriya ngo nabo Yesu ngo rero abagendereye. Biba ari ikintu kibabaje cyane ku buryo no muri Amerika hitwa ubutaka butagatifu kuko naho Yesu ngo yarahageze. Ibyo rero bikaba ari ubuyobe bukomeye cyane. Abo nabo iyo uhuye nabo imyizere yabo ntabwo wayibakuramo. Ishyano rya gatatu ryaje kuri Elena White mu nzozi ya Rusi. Ryari hari mu Cyamagana, yari amaze kurongorwa n'umugabo we kuko yarongo afite imyaka 19. Hanyuma afite nk'imyaka 21 nubwo yagize iyerekwa. Hari hagati y'Icyamagana 8 na 44 na Cyamagana 8 na 60 kuko nibwo umunsi witwa mu Cyamagana 60 nibwo itorero ry'abadive ryahawe izina yitwa Abadivantiste. Batandukana n'abakristo uhereye ku mugaragaro. Bona Abadivantiste b'umunsi wa karindwi nibo bahamya icyo rikaba ari ishyano. Kandi mu mayere buriya usesenguye n'ibyo bahamya koko kuko nicyo kimenyetso kiberekana kibatandukanya n'abandi bantu bitira Kristo. Noneho rero icyo kimenyetso cyaje mu nzozi. Mbere yuko barote izo nzozi ariko babanje gutoragura agapapuro kanditswe kandi kanditswe n'utwaga Joseph Bates. Uwo muntu yandika muri ako gatabo yanditse ngo abantu b'Imana bakwiriye kuzirikana isabato. Ntabwo yari amagambo menshi.
kandi tubonye yuko iyi sabato amateka muri Bibiliya tubonye haturuka yuko byabaye intandaro y'intambara no muri Yerusalemu. Uwo Joseph Bates nta nubwo yabanye nabo, nta nubwo yigeze aba n'umudive, ahubwo gusa yandikiye akantu ngira ngo sinzi aho byaturutse kuko ntabwo we yigeze aba n'umudive, ariko basomye ako kantu ke ngo mu gihe basenga babitekerezaho bakavuga muri ko uyu Joseph Bates ibintu yavuze we n'umugabo we witwaga James White baricara barabiganiraho. None mu gihe bakibiganiraho bakibyibazaho, nyiramama wanjye arasinzira kuko niba abadayimoni banyuragamo, arasinziriye hazi yerekwa. Ibi bintu bye ni ikintu kibi cyane ko nabo bishingiye ku byanditswe byera, kandi muneza atarunyumve nabi kuko ibi bintu ndagira ngo abantu bakire bave mu rwobo mu kurimbuka. Ni ukuvuga ngo haje kuba iki mu kwerekwa, yerekwa amategeko 10. Muri ayo mategeko 10 irya kane ryari mu Cyongereza ibyo bita Herod. Herod nuko ryari risizweho uruziga kandi basanga ari ryo rikuru mu yandi mategeko, ari mpatsama amategeko. Ibyo ubwabyo bikaba bivanaho ihame rya Yesu ryo kuvuga yuko itegeko rutayana urukundo. Noneho ari natwe itegeko yaduhaye rishya. Niyo mpamvu ngenshi imangire ko ibintu bayo muno n'umwuka wande wa Antikristo. Noneho abangabo uhereye ubwo aza kuvuga iryo yerekwa rye. Twibuke ko Ellen White yamaze imyaka 87 yo kubaho kwe ku mwisi. Muri iyo myaka 70 kuri yo yayigize akora umurimo twavuga ngo w'Imana ye niriko bivuga. Iyo mirimo yaranzwe n'iki? Yaranzwe n'amayerekwa 2,000. Nurumva amayerekwa 2,000 kuburi kintu cyose niyerekwa ry'abagabo. Icya kabiri yaranzwe no kwandika ibitabo, yanditse ibitabo bizwi 40. Yanditse rero n'icyo twita articles ni udukuru tugufi. Yanditse udukuru 5,000 muri iyo myaka. Yakoze umurimo rero umugari, kandi uwo murimo awitirira umwuka w'ubuhanuzi yuko ari umwuka wahawe, ndetse abamukurikira benshi niyo mpamvu atavuguriza ibyo yavuze ko babyemera nk'ihame ryaturutse ku Mana. Ibyo rero je kubwanjye nkavuga ngo oya, tugomba kubisuzuma n'ubwitonzi. Tubisuzuma n'ubwitonzi nibwo twarokora benshi, natwe turi mu bwacu tukavuga ngo ese Imana aho ukoresha Bibiliya noneho yazanye amayerekwa kwaturuka muri Kiliziya Gatolika. Ngiye njambwira abantu b'Abadventiste yuko bona Kiliziya Gatolika they are brothers and sisters, na abantu bamwe bafite mission imwe yo kuyobya abantu. Why? Itorero ry'intumwa ryabibujwe na Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya 4. Ubugorozi butangiye mu kinyejana cya 16. Bigeze mu cya 18 Satani aravuga ati ya ibi bintu bigiye kungora, aza kubiruguye akoresha ni mayeri. So ni ikintu kimwe rero. Niyo mpamvu bwabo bavuga ngo ntabwo bumvikana. No, barumvikana. Why? Bakorera umwanzo umwe. Ibyo naje kumenya naho nigiye icyo bita stigmatized knowledge. Hamenya uburyo abarusiya baciye muri KGB, umutwe wabo ushinzwe ubutasi, n'abanyamerika baciye muri CIA, umutwe wabo w'ubutasi, bagira n'imishyikirano ya bugufi bakaba baziranye. Kandi twebwe rubanda twaba tuzi ngo nabanze n'ubu hari intambara igiye kurota ishingiye ku bintu nk'ibyo, ariko twebwe abanze kumenya ukuri ntabwo dushobora kuba muri uwo mutego. Uwo mutego rero Satani uko akoresha bari mu isi muri politiki niko n'umuyoboka Imana akoresha. Ibyo rero tugomba kubyitondera. Nkaba rero ndangiza avuga ngo ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Ubwo nagira ngo njye ku isabato yanjye ngewe ndangize. Yego wari gusobanura ko iyi sabato Eric yavugaga ari ya Ellen White. Ellen White ntabwo ishingiye ku byanditswe. Ahubwo barapapira bakajya mu byanditswe kugira ngo bayidefending. Yaturutse heheze? Yaturutse kwiyerekwa. Iryo yerekwa ryavuye kuri nde? Niyo mpamvu abadivu bwabo banenga abagatolika, cyane cyane abajesuite, kuko Ignatius Loyola umusirikare mukuru kandi wari ushinzwe kurwana intambara noneho z'umubiri, yaje no kurwana intambara z'umwuka, akemera gushinga umutwe urengera ubupapa, yuko ibintu byinshi ibyo yakoraga byari bishingiye ku mayerekwa. Kiliziya amayerekwa izana yo kuyashora noneho no mu mikorere yayo iciye apana mbadive iciye muri Bikira Mariya. Erega buriya ni ibintu bimwe. Ni ukuvuga ngo amayerekwa Bikira Mariya afite ibintu byinshi yavuze abagatolika bagenderaho. N'iyi ntambara iyi ngiye kuba mu Burayi yarayivuze. Niryo banga rya gatatu yabwiye abakobwa bahehe Fatima yabonekeye. Ubu ngubu Kiliziya Gatolika ifata nk'amahame yubahirizwa kanagenderwaho. Uko iyi ntambara ijya kuba y'Abarusiya igomba gutandikagera mu Burayi ikazahitana na Papa uzaba uriho.
n'abaruyu n'abarundi ntumbaze, ariko iyo ntambara igomba kubaho. Noneho rero ubwo nibira kandi ibyo yavuze byarasohoye, niyo mpamvu ugiye mvuga bino bintu by'abantu bavuga ibintu bigasohora biba ari ibibazo. None pasi tukira aho ngaruka mubaza ikibazo Eric arashaka kuza kumuha kugira ngo nawe mbere y'ukujya we yumiwe, ariko turaza umva mbere yangane gato mbere y'ukuri busobanura isabato yawe uvuze na White kandi Eric amwemera nk'umubyeyi mwiza wakoranye n'Imana, umuvuzeho n'amateka, nawe agomba kugira ikintu abivugaho. Niba ibyo uvuga ari ibinyoma cyangwa niba wenda ari ibintu by'ubushakashatsi bwawe nk'uko ubivuga, ariko we akaba ahamya neza ko ari umuntu w'Imana. Icyo nashaka kwibariza aho ngaho ni ikintu uvuze ngo abadivantisiti n'abakatolike ni abavandimwe, ni inshuti. yes, icyo nshaka kwibariza aho ngaho rero, Eric nawe arahari, biraneza kuba ahari ari umudivantiste. Ni gute uvuga ngo na aba brothers ni abavandimwe kandi abadivantiste aribo ba mbere ahubwo birirwa bavuga kiza gaturika mu nyigisho zabo zose, nta muntu ushobora gusoza atavuzeho? Ntibibaho. Berekana uburyo papa ari inyamaswa, berekana uburyo bakuyeho ibihe n'iminsi n'amategeko, ubupapa bwabivanye uburyo bashyizeho umunsi w'icyumweru usengwa w'inyamaswa n'ibindi. None uragaruka uvuga ngo ni abavandimwe kandi nibo bantu ba mbere barwanya abakatolike. Icyo kintu wakidusobanuriraho impamvu? Ngewe nakigusobanuriraho impamvu barwana bakaryana ni ukurangaza rubanda. Na Eric nawe ni victim y'ibyo, arangaye kuri ibyo ko abadivantiste bashimangira kuburyo batusubirwaho yuko ari bo madini y'abaprotestante umwari bo barwanya kiliziya gatolika. Ese twe dushize kurwana kiliziya gatolika, twe dushize kugaragaza ahubwo ubuyobe bwabo bwa kiliziya gatolika ndetse n'andi madini yose. Yes, twebwe icyo twita falsehood cyangwa heresy mu cyongereza ni ukuvuga ngo ni ubuyobe. Ubwo buyobe ntabwo muri kiliziya gatolika yonyine. Genda umupantekote ubugendwanya ubuyobe muri pantekote. Urumva neza, ejo ne mu kiganiro n'abantu bambwira uburyo benshi bapantekote ubu ngubu barimo bazirura ibintu bijyanye no gushyingirwa. Umuntu akarimo ashyingirwa 3-4 agata umugore agafatuye. Ibyo ni Bugande birahari arutwa bugingo, abo bose baritira pantekote. Ubwo ni ubuyobe ngo bivuze makeya. So rero ntabwo twavuga ngo turashyigikira cyangwa turarwanya, turareba ahantu hamwe. Iyo nicyo twita mu cyongereza narrow outlook. Iyo ureba akantu kamwe gusa kandi abanzi bagukikije ukareba kamwe gusa, ntabwo ushobora kumenya abanzi buriho. So twebwe umwuka twereka ubuyobe aho buturuka hose. So rero bo nk'ubu ngubu bahanganye n'ikintu cyitwa aditosi, rwa rwandiko rujyanye n'ibidukikije papa arimo akora, yuko ikigamijwe ari uguhatira abantu gusenga ngo ku munsi w'ishyano witwa dimanche. Ibi bintu bishobora kurwaza umuntu umutwe. Nubwo ko Eric yarakaye umutwe ushaka kumeneka. Eric arashaka kumeneka umutwe, ariko ngewe nshaka kumeneka umutwe kumurusha. Iyo numvise ibintu bya Ladoto isi ariko sorry ntabwo kubesha, ariko sindi umutima wawe, ariko nakuri umuntu arya yishimasha batya bamureba arafi cyuze ko umwana mwiza ubundi akabahishinya n'amenyo umuntu akabaya. No, so nicyo nshaka rero kubabwira bakundwa, tugiye kuri iki kintu tukirangiza. Oye ntabwo uragisubiza neza. Ndajya kugisubiza. Ni gute ari abavandimwe? Ni abavandimwe kuko bombi principal ni abayobe. Imyizere yabo yose irakemangwa. Ibyabikira Mariya ndabikubwiye ko birirwa babasenya se. Sise nkubwira uretse barabasenya bahereye kuko Elena White mu buhanuzi bwe we yabahaye kureba ubuhanuzi bwe bureba naro, bureba gusa umwanzi, kandi uriya mwanzi abereka ni ukugira ngo turangarizeho twese. Ni nk'uko icyo bita camouflage, abasirikare uko bakora camouflage bashaka kubica, baragenda bakajya ahantu hamwe bakashyira nk'abantu nka 3 bagafata uniform za gisirikare bazabika ibiti. Noneho mwebwe mukarasaba abandi mugira ngo ni umwanzi bakabaturuka undi wabaturutse inyuma. Ubwo no kuba no abadivatiste nicyo bari ubu abadivatiste bavuga kiza gatatu. Turareba hari ariko umwanzi yaradutangatanze kandi nabo ubwabo batwigisha they are not holy. Icyo no cyaha bo bwabo bita yuko ari botorero ryasigaye ngo rirangwa buretse ikintu kiriranga rero iryo torero ryabo nuko bitondera amategeko akagira no kwizera ngo apana kwizera Yesu Kristo kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo bagira kwizera kwa Yesu Kristo ahubwo bagira kwa Yesu Kristo. None icyo kintu ibyo bintu byavuzwe bakabyiyitirira abantu bishyira no mu mwanya. Itorero rya Philadelphia bavuga yuko ari iryo torero ryabo Philadelphia. Urukundo rwa kivandimwe kuba kandi iri kigaragaza yuko bakundana. Kuko ikigaragaza yuko dukundana twese ni umwuka wera twahawe. Uwo mwuka wera nuduha impano y'urukundo.
iyo uvuze ngo ni mu itorero rya Philadelphia wishyize ku rwego utari urwawe, kandi barangiza bakavuga ngo ariko Philadelphia ngiyo yo mu cya 894 iyi ngiyi bariho muri Laodikiya ni yabo, ku buryo bemeza yuko abiki gihe bari muri Laodikiya ntabwo bashobora gukizwa ngo kiretse noneho bumvisha imbuzi za kigorozi bagasubira ku rufatiro rwa Ellen White, ntabwo rwa Kristo witonde. Ibi rero ngiye nkavuga ngo ni ishyano. Hamwe hanyuma n'ibyo ntatinze pase utarinjira gusobanura isabato yawe, kuko narinde kukwibariza ikibazo kiri hagati y'abadventiste n'abakatolike. wowe umaze kuvuga ko ari abavandimwe kandi bo birirwa ahubwo berekana ikibazo cy'abakatolike. ngiye byanejeje kuba uri kuvuga kuri Ellen White kandi Eric ahari kandi birefera cyane mu bitabo bye byose yanditse nk'uko wabivuze. Hanyuma tukira mbere yuko ukomeza gusabato ndashaka kuba na bazerike. Hanyuma Eric pastor avuze kuri Ellen G. White nk'uko mumwita, ariko niko yitwaga utaza ko nkubitiramo nanjye. Ibyo pastor amuvuzeho ko ku birego wajurega pastor ngo yavuze kuri uyu mubyeyi nicyo wagishizemo, none arongera domyo kandi arongera aramuvuze bya bindi byakubabaje. Ese ibyo avuze ni ukuri cyangwa si ukuri? Ikindi kubirebana namwe mwebwe nk'abadventiste n'abakatolike, ibyo avuze ni ukuri cyangwa si ukuri? Murakoze, ndagira ngo nongere nsaba abaduteza amatwi basuzume neza. Twari turi mu ijambo ry'Imana, Bibiliya, isabato, ariko kumva amateka tugiyemo ya za Mariology, Ellen White n'ibindi. Reka tujye muri Bibiliya, kuko nicyo kintu turi kuvugaho. Ku byerekeye rero Ellen G. White ndetse na Catholicism na Adventism, n'ubundi nari nasabye yuko twazabivugaho ku bijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri, ku bijyanye n'amatorero n'amadini. Nzi yuko ino platform ivugirwaho ibintu bikomeye cyane ku bijyanye n'amadini, ku bijyanye n'abahanuzi. Aravuga ngo Ellen White umwuka wo kwerekwa, nemeranya nawe 100% ko Ignatius Loyola, uyu washinze fondateur w'abajesuit, yazanye ikintu cy'amayerekwa kandi kiri gusenya ubuprotestani mu buryo budasanzwe. Ndabyemera. Nemera ko Ellen G. White yagize amayerekwa 2000. I know. Nemera ko yanditse ibitabo byinshi n'amarticle menshi, ariko noneho kuvuga yuko ngo areba narrow prophecy, yuko ngo agomba twibasira Catholicism, aramubeshye. Ibijyanye n'ibyanditse muri ibyo bitabo, niba pastor atabizi, niba abizi akaba ashaka kubisenya, ntabwo mbizi. Reka rero tuzabikora ikiganiro cyabyo kuko n'undi narabibasabye. Ahubwo ndagira ngo mbaze pastor aze kunsubiza igihe ari kuvuga isabato, kuko niyo turi kuganira uyu munsi. Pastor, isabato yavuyeho ryari? Ninde wavanyeho isabato? Ni izihe proof and facts ziri mu byanditswe byera ugaragaza ko isabato yavuyeho y'umunsi wa 7? Arakoze. Aho ngahambaje neza kandi byakira. Bitumye uninjira no gusobanura ni yawe wemera. Exactly. Ubundi tugomba kumenya isabato ni iki kwanza. Isabato cyangwa Shabbat mu gihe burayo ni uguhagarika cyangwa kuruhuka. Kandi tubonye abaheburayo cyangwa abisirayeli uburyo isabato bayihawe mu mategeko 10 n'icyo bo ku bwabo ibibutsa, kandi icyo ibibutsa ntabwo tuyisangiye nabo. Naho tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga ku byerekeye ikiruhuko Shabbat cy'Imana, nk'uko abaheburayo aribo bakirisitu babanje. Iyo tuvuze abaheburayo tuba tuvuga abakirisitu cyangwa bizera Kristo baturutse mu bakebwe, abaheburayo cyangwa abaheburaniya. Reka turebe amagambo y'umuntu w'Imana ntazi izina. Imana yanyujemo kwandikira abangaba twita abaheburayo, umwuka yamukoresheje. Ubwo ugiye mu rwandiko rw'abaheburayo, igice cya 3 umurongo wa 12. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera mutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi. Hatagira uwo muri mwe rero unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu
twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka, nk'uko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Uyu murongo wa 15 in quotation tusanga muri Zaburi ya 95 murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Iyo ni quotation utubwe tujyayo. Noneho mbese ni bande bumvise kandi bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorowe na Mose? Wibuke ko runo rwandiko rwandikiwe Abaheburayo bahindutse, abariho hari icyo babwirwaga. Kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatumviye kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Uburuhukiro buvuga rero Imana yatanze n'ubwo kwinjira mu butayu. Ahangaha ngo ntibije buki mu buruhukiro kuko batijiye hehe? Mu gihugu cy'isezerano. Mu gice cya 4 turaza kubona yuko n'abandi bataguye mu butayu bije mu gihugu cy'isezerano batigeze baruhuka kuko Yosuwa ntigeze baruhura. Bagiye igice cya 4:1. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Bihinduye isura. Hari isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rigihari, nk'uko umutwe w'iri jambo uvuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Ni ukuvuga ngo kuki batijiye mu buruhukiro? Nuko batizeye ijambo bakaryakira ariko ntibizere. Twebwe turasabwa kwizera Yesu Kristo. Niho tugiye kureba Imana yongera gusezeranya nanone ikindi kintu gikomeye. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Iyo twizeye automatically twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Tugarutse ku isabato nyakuri. Ubwo ya sabato nyakuri ko numva yindutse ikiruhuko se atari urwibutso rwo kwibuka iremwa? Nicyo nk'ikindi kibazo kiri. Ubu ngubu ntabwo ikiri ikibazo kiri. Ntabwo abavuga iby'urwibutso bwo sinzi babikura na urumva n'ibintu bijyanye no kuvangirwa. Yewe navuga ngo aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Irangije imirimo yayo, cyangwa nubwo yo ngo yari yararangije imirimo yayo. Imana imaze kurangiza imirimo yayo yararuhutse. Kandi ubu twebwe tujyamo kandi turimo n'ubu ni bwa bundi Imana yaruhutse ariyo sabato. Tuvuze uburuhukiro muri niki? Shabati. Kuruhuka. Twe tuburimo igihe twizeraga. Oya, iminsi yose tubugendamo turi mu kiruhuko. Tumaze kwizera twarabutangiye. Ubu ntabwo twabutangiye abahakanyije ibingibi. Kandi ibingibi byagenewe abantu twese. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7. Aho yabivuze ryari? Umurongo wa 4 uratwereka reference yabyo ni Itangiro 2:2. Ntabwo turi byo gusomayo. Ariko iyo ni reference cyangwa niho nicyo ahangaha niho umurongo nicushatse vuga. Umurongo wa 5 wa 4. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7. Noneho tugiye ku murongo wa 5. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Uburuhukiro bwanjye Imana ivuga ahangaha bitandukanye n'ibyo tubamo by'iminsi. Ni uburuhukiro bw'Imana yaruhutse, ntabwo ari ubw'imiruho yacu ya buri munsi. Umurongo wa 6. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo
no kutumvira. Hariho uburuhukiro ariko ni ubwa bamwe. Bibiliya iravuze ngo ni ubwa bamwe. Imana ngo yongera gutoranya umunsi ari wo wuyu. Uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo rimwinangira imitima. Ni ukuvuga ngo ijwi ryayo ni irihese, ni Yesu. Niwo munsi Imana itoranyije wundi. Mu yandi magambo ari wo wuyu cyangwa iwita uyu munsi, umunsi umuntu yakiriyeho Yesu akamwumva akizera, yije mu ruhukiro. Nicyo abanyamahanga twahawe n'abayuda bizeye kugira ngo tuve muri ya rwaserera. Era icyo twita the era of the Old Testament yo kuva muri Egiputa, ubu ngubu yo byataye agaciro. Ahubwo turareba uburuhukiro bwavuye mu ijuru ariko kwizera Yesu Kristo. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Aha ngano tugezeho Yosuwa bari abaguye mu butayu ntibagere mu gihugu cy'isezerano, aricyo Imana yitaga uburuhukiro. Uburuhukiro abakijiyemo ntacyo barushije abo mu abaguye mu butayu. Nabo Yosuwa ntiyabaruhuye, nabo ntiyabaruhuye kuko niwe wabagejejeyo. niwe wabagejejeyo. Mose ntiyarakirariho. Noneho rero arakomeza akagira ati murongo wa 9, nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'Isabato bubiciwe abantu b'Imana. Ubwo ni bwo buruhukiro jyewe mbamo. Bwabiciwe abantu b'Imana. Ese jyewe ndi umuntu w'Imana? Igisubizo ni yego. Ninde se wabinkura kandi nizera Yesu Kristo? Uyu nguyu ashobora kuzashira ngo nakubonye urya ingurube ntabwo uri umuntu w'Imana. Reka da ntabwo yabinkura umuntu w'Imana nuko nizeye Yesu Kristo. None umurongo wa 10, umurongo wa 10 hari icyo uvuga ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Yesu wo nindi uwinjiye mu buruhukiro bwayo n'upfuye se? Nibwa nicyagiye se tuzajya mu ijuru? Oya, ni none uyu munsi. Nicyo Bibiliya tubwiye, iyo winjiye muri Yesu bayije mu buruhukiro bw'Imana biba birangiye. Aha rero ngo nuko tugira umwete, nicyo dusabwa ku murongo wa 11, nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cy'aba bandi cyo kutumvira. Urumva, iyo umuntu atumviye ijambo rya Kristo tuba tumfata nk'umugome, arigometse. Turabwirwa kwizera. Abayuda nicyo babwiye. Ubwo uryo jambo soje ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Yes. Ubwo ni ukugira umwete wo gukizwa, wo kwizera Yesu, wo kwizera Yesu Kristo. Niko kumvira Imana. Kuko Imana yaravuze, Yesu baramubajije ngo dukora iki kugira ngo twakora iki kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Dore umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Full stop. Ibyo ngiyo biri muri Yohana 6:29. Iyo mwizera uwo yatumye, that's fantastic. Ari nabyo abanyamahanga Imana yabishimiye ikabaha umwuka wera. Kandi abayuda b'abafarisayo batarigeze bamuhawe. Right? So rero ni ukuvuga ngo none ubwo wowe Isabato wemera niyo ngiyo usomyaho. Iyi niyo Isabato ndimo jyewe. Wagenda burudika ndi muri Kristo Yesu. Ne burudika sasa hivi kuko jyewe ndaruhutse. Uraruhutse? Oya, hari abikoreye imitwaro ariko genda ruhutse. Urumva neza? Ni ukuvuga ngo Yesu yaratubwiye ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe mbahe ikiruhuko, munyigireho ko ndumugwa neza. Imitima yanyu, ikiruhuko cyo mu mutima gikomeye, imitima yanyu izabona uburuhukiro. Noneho rero iby'iminsi Paulo nk'umuntu wahuye na Yesu yarabisobanuye, ubwo yabwiraga kuko muri uru rwandiko yandikiye Abaroma 14 Abaroma umurongo wa 5. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenya adashidikanya mu mutima we, kandi urobanura umunsi arobanura kubw'umwami wacu. Kandi tugomba kukumva urobanura umunsi gusa akawurobanura. Anga Paulo nk'umuntu wari warigishwe na Gamaliyeli
wari impuguke mu isero rya kera ntabwo iminsi yose yajyaga kuyihwanya cyajyaga kuba ari igitekerezo gipfuye. Yajyaga kuvuga ati iminsi yose ingana, hari umunsi umwe uruta iyindi. Noneho aravuze ngo hari uyubaha yose, uwo ni nkanjye, iminsi yose yifata ko ndi muri Kristo Yesu. Hari urobanura umunsi akawurutisha iyindi kubw'impamvu impamvu kandi arisobanura. Urobanura umunsi umwami wacu we atazi igitekerezo kandi ntabwo ari igitekerezo n'itegeko. Urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu. Aha rero niho ngira jyewe mu mateka bano batajya bigisha. Intumwa n'abigishwa ba mbere bari bararobanuye umunsi wa mbere w'iminsi 7 nibo bateraniragaho bakamanyagura imitsima bakibuka umwami wacu bakanasenga. Ni nawo iyo bashaka kugira igikorwa bakora cy'ubutabazi cyangwa cyo gufasha cyangwa cyo murimo w'Imana, niwo munsi ibyo bintu byasomerwagaho. Mu yandi magambo, niwo munsi ibyo bintu byabwirwaga, niwo munsi babwirwaga ibyo bintu. Urumva neza nkuko natwe amateraniro iyo habaye amateraniro bo dutanga amatangazo dukora iki, nabo nibwo babikoraga. Icyitonderwa, ntabwo ari umunsi w'ikiruhuko. Yes, utari ikiruhuko rero fine. Pastor arakoze ku magambo menshi kandi akomeye atubwiye. Kimwe cyo somye nanjye iri somo ry'Abaheburayo igice cya 4 ntabwo burase ryasenye isabato, umunsi w'isabato oya, habwo ryawushyigikiye. Ubwo abasomye baraza kwisesengurira kuko tumaze kubona yuko Imana ibwira abantu bayo ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, wakire wumva ijwi rikurarikira kwakira Yesu Kristo kuko ari bwo buruhukiro nyakuri. Ariko ibyo ntabwo bivanaho itegeko ry'umunsi w'isabato, kuko n'ubundi munsi w'isabato ntabwo ari ryo ritanga uburuhukiro nyakuri mu mitima y'abantu. Kandi rwose birasobanutse. Ndashaka gusoma, nagize ngo mwampaye umwanya. Oya navuga ko byemera ariko nabisobanura bibaye ngombwa. Rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 16. Ariko reka mbere ku wa 15. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Umurongo wa 16. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Kenshi na kenshi abantu bakunda kurwa, ntabwo mvuze yuko pastor ari umuswa kuko turi mu ishuri ariko hari abantu biyemeje kugoreka ibyanditswe byera, baba babizi cyangwa batabizi, ari ishyano. Rero inzandiko za Paulo kimwe na Bibiliya yose, ariko Bibiliya irisobanura ubwayo. Ibyo tutumvise mu isomo rimwe tutasobanukiwe, irindi somo riba rizabidusobanurira. Nicyo cyiza cya Bibiliya. Nge nigeze kwivugira iby'isabato mvuga ko Yesu Kristo yayisobanuye. Hari andi masomo 2 nshaka kongeraho cyangwa 3 niyo nsorezaho rwose. Ayo masomo 2 imbere ko yavuga binteye kuba nakubaza kuri uriya murongo pastor amaze kudusomera mu Baroma igice cya 14. Urumva Pawulo aravuze ngo abantu bamwe bubahiriza iminsi yose bakayihwanya, yego, abandi bakubahiriza umunsi umwe. Aravuga ngo rero yaba ari wubahiriza umunsi umwe aho ukawubahiriza kubw'umwami wacu ni sawa. Nabemera iminsi yose bakayihwanya ariko nabwo bakabikora kubw'umwami, nabwo bakayihwanya kubw'umwami, nabo ni sawa. Aho hantu pa ushaka kuvuga ikintu ntashaka guhuza n'uyu munsi w'isabato ndetse n'iyi minsi abandi basenga yose no ku cyumweru byose bagasenga. Icyo gihe nta nubwo basengaga ku cyumweru, ariko pura pastor yampaye mikoro ataratwereka amasomo yerekeye yuko bateranaga ku cyumweru, uretse isomo rimwe rigaragaza ko ibyo bintu byabaye. Ariko wenda muze kumuha umwanya yongera bivugeho. Iriya minsi rero sinavuze amasabato 7 muri pariti yabanje, navuze amasabato agera muri 7. Uyu munsi sobona abantu nyine batarafashe iminsi bakayigira amasabato. Urugero umunsi wa Pasika. Umunsi wa Pasika abantu benshi barawizihiza, aba Protestant n'abaki n'abakatolika, mbega abizera Kristo
benshi bubahiriza pasika bafata uwo munsi bakawugira uw'icyubahiro. ariko icyitonderwa ni nuvuga gutyo nawe uwuze n'icyo Pawulo avuze upfa kuba ubikoze kubw'umwami. nta kibazo, nanjye nta teka nciraho umuntu wuziriza pasika ngo nuko ntayizihiza. kuko aho ni hahandi mujya muvuga pasika buriya gato aha ni hahandi abadivantiste bakunda kuvuga bagaruka kuri wa munsi w'icyumweru bawitirira papa ngo ni umunsi w'inyamaswa. Ibyo byose ibanga ni pasiteri wabikubwiye. hanyuma uwo munsi w'inyamaswa mwitirira papa uko papa ari inyamaswa mukerekana ko abantu bose bawusengaho ari inyamaswa basenga. ariko Pawulo aravuze ngo niba ubikoze kubw'umwami wacu uwo munsi ukawusengaho kubw'umwami wacu ukawubahiriza kubw'umwami wacu imbere y'Imana ni sawa. noneho rero ikintu nari nkwibarije ngewe, ese umunsi Pawulo umwe yavugaga nuwuhe muri iyi minsi avuze? iminsi yose yavugaga ni iyi. nawe ndi kukubwira iminsi y'amasabato. twabonye umunsi wa pasika mu masabato yagiraga y'Abisirayeli. ntitwabonye umunsi wa Pentekote. ubu bongeyeho za Ascension, bongeyeho za mashami n'ibindi. niba baratoranije umunsi, abayuda bo bagiraga n'umunsi wo kwiriza ubusa buri cyumweru. niba waratoranije umunsi kubw'umwami wawe, it is okay, ni byiza. oya ariko Eric rwose none se ikibazo cy'icyumweru ko cyari kitaranabaho mu gihe cya Pawulo. mu gihe cya Pawulo ntabwo icyumweru cyari kiriho. ahubwo none reka mbihuze n'icyumweru kuvuga ko ari icyumweru ariko tukita izina cyitwaga umunsi wa 8, cyitwaga uwa mbere w'iminsi 7. ni umunsi wa mbere. hanyuma rero mubare uri kwa tugice cya 23 ni umunsi wa 8. hanyuma ahangaha Pawulo we abigaragaza na Yesu azuka yazutse ku wa mbere w'iminsi ngahe 7. wari uhari izina ryo wari utaritwa iryo zina ariko yitwaga umunsi wa 8 wa mbere w'iminsi 7. none icyo ndi kuvuga Pawulo iminsi avuze urashaka kuvuga ko ari amasabato 7. nose ubundi nagucira urubanza ngo ubarije ngo wagiye ku munsi wa pasika nimwe mwirwa mubikora, kuko ibi byo gucirana imanza bituruka hagati y'isabato n'indi minsi. ntabwo bituruka kuba ngewe wenda pasiteri yubahirije pasika nanjye kandi ndi muri babandi wenda uvuga ngo twebwe twarize itegeko rya 4 ntabwo rakuvuga mucira urubanza keretse mwebwe abo barize itegeko rya 4 ry'isabato. nta kibazo dufitanye na pasika n'abayubaha n'abayizihiza. yego ndagira ngo ariko hari uburyo kuvuga neza abantu babona kuri guca ku ruhande kuko pasiteri nta nubwo harangije ngo adusomere. Pawulo abivugaga yagaragazamo abantu bacirana imanza. yego kubw'umunsi hari abo bahiriza iminsi yose, hari nabo bahiriza umunsi umwe. ese iminsi yose yavugaga nari amasabato 7. none se muri ayo masabato 7 nibo yashyizemo n'umunsi umwe ko umuntu ashobora gufata umunsi umwe wa pasika akaba ariwo yizihiza indi akayihorera bigatuma abantu bacana imanza, cyangwa ni iminsi yose ku bandi bantu b'abaprotestani ndetse n'umunsi umwe ku bayuda cyangwa se ku bandi bantu bakurikije inyigisho za kiyuda? naho ngaho dushaka gusobanukirwa. reka ntaza kuvuga ibyo nihimbiye. umurongo wa mbere w'igice cya 14 Abaroma: udakomeye mu byo yizera mu mwakire mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza kuko Imana yamwemeye. Haleluya. urinde wo gucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ariho agwa, ariko azahagarara kuko Imana ari ibasha kumuhagarika. Amina. umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. umuntu wese namenya adashidikanya mu mutima we, urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu. urya arya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami we agashima Imana. nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turi ab'umwami. ahari narekera ayangaya ndumva yahagije. ibi bibazo se byaturutse he? ndumva byanatangiranye n'Abaroma igice cya 1 n'icya 2 yerekana icyo Abisirayeli barusha abanyamahanga, sibyo? harimo iby'iminsi, harimo ibyo kurya. ntabwo nzi niba rino somo ari ryo ribivuga yuko Pawulo yaje no gufata icyemezo ku byerekeye kurya inyama zaterekerejwe ibishushanyo. aravuga ati niba byagusha mwene data, kuko kesiyo iri hano ku bijyanye n'ubundi niho biriwe yaravataho kugira ngo ngewe ndyinyama zaterekerejwe, ntago ari uguterekerezwa, ahubwo mwene data wenda akaba watazibonyeho bikamugusha nazireka.
nari ndi kuvuga nti ibi aya mategeko abaroma bari babwiwe ibi ngibi mu ntangiriro. Pawulo abereka yuko hari ibyo turusha abandi bijyanye nuko kubaha Imana no gukiranuka. Icyakora nanone mu gice cya 10 yaje kugaragaza ko kenshi usanga bafite ishyaka ryo gukiranuka aho bitava mu bwenge, aricyo cya kindi tubonye mu Baheburayo igice cya 4 ko abantu bakwiye kumvira ijwi ry'Imana bakakira Yesu Kristo. Nuko rero urya arya kubw'umwami, utoranya umunsi, niba ari umunsi wo kwiriza ubusa, niba ari ibindi birori yateguye, it's okay. Icyo nsorezaho kubijyanye n'umunsi w'isabato. Isabato ni itegeko ry'Imana. Icyo ni icyambere. Isabato Yesu Kristo yavuze ko ari umwami w'isabato. Ndashaka gusoma amasoma 3 ntabwo yatinza. Matayo 24:20. Yesu yongeye kuvuga ku isabato. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Kubera igihe reka ndekera kubivugaho ni ibyerekeye iminsi y'imperuka. Irindi somo Yakobo igice cya 2. Aha. Yakobo igice cya 2. Niyo conclusion yanjye. Murongo wa 8 cyangwa reka nsoma mu 10 ne gutinda. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ngo ntugasambane, ne wavuze ngo ntukice. Nukuri nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Kuko utagira imbabazi atazabarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Yakobo atuheretse yuko amategeko y'Imana yose uko yakabaye akwiye kubahirizwa. Ntabwo twatinyuka kuvuga ngo rero no munsi Imana yaduhitiyemo kuruhuka ntituwishimiye, reka duhitemo wundi, kuko uri mu mategeko y'Imana. Icyakora indi minsi nuyihitamo ku bwa Yesu, it's okay. Ariko niba usenga mu mwuka no mu kuri, nkuko pastor yakunze kuvuga iri somo ryo muri Yohana, ukuri ni ijambo ry'Imana. Umwuka agenza ati ayobora abantu mu kuri kose akabigisha. Okay, na pastor reka avuga ijambo ryanyu. Imana ibaho umugisha. Ndashimira Imana kubwa Erika uburyo ari pastor anihangana nubwo wenda tuba dahuje kwizera, ariko ndamushimiye. Ndashimira no kubwa Erika ubwo ndavuga Jarike uburyo nawe uyobora mu kiganiro. Ni byiza rwose, bituma tunahanguka tukabya n'ibidusubiza. Ntatinze rero jewe hari ikintu navuze ntasiga abantu mu rujijo. Giye Sabato umuntu ambajije ngo Sabato yavuyeho, navuye ko itavuyeho. Ndavuga Sabato iri amategeko 10 ntiyavuyeho mu buhe buryo? Mu bari mu isezerano rya kera bakwiriye kuyubahiriza ko bijyanye n'isezerano ryabo. Twebwe rero ginasobanuye Sabato itureba no kuba muri Kristo Yesu. Ntabwo nta kintu nakongera kucyakora wo gushaka kunonosora ibintu uko tuzi ko tuzajya tugahura mu rukundo no mu gusenga, so tubiganireho. Arakoze rero, ndagira ngo ndangiriza aha mbwira abacu bose yuko turi kumwe. Abashaka kugira icyo bambaza kuri kiganiro bazantelefona kuri 0788 50 60 76. Iyo nomero nayo kuba no kuri WhatsApp. Mbabwira yuko mfite urubuga rwitwa Pastor Peter Busisi Official, aho nigishiriza abantu ibijyanye n'ubuyobe mpuzabadini. Ariho ikibazo kitwishaje n'ahangaha, kuko abantu benshi bagiye kuranirwa kuvuga ubutumwa bw'igihe cy'imperuka kubera ibi bintu. Turashaka tugorora ibintu, dushobora kuvuga ubutumwa bwiza bw'imperuka twamaza Yesu Kristo wenyine. Nitukomeza kuba muri ibingibi ntabwo tuzashobora guhangara umwanzi n'imigambi ye mibisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka mwene data aragira icyo avuga. Ya murakoze, twagize ikiganiro gishyushye, kandi reka dusabe Imana kugira ngo abari yo iyobora intekerezo zacu mu mahitamo tugira, uruhande dukwiye guhagararamo. Kandi Mwuka Wera ayobora mu ijambo ry'Imana, si mu marangamutima. Reka dusabe Yesu wandikishije ijambo rye abari buri dusobanurira. Nicyo nisabira kandi nicyo ngusabira nawe udukurikiye. Uwiteka duhana umugisha. Naho ubutaha nanjye wagira ikibazo ambaza yambaza kuri ya nimero 0786 873 047 iba kuri WhatsApp ndetse no kuri Telegram. Niteguye kumva no gutega amatwi cyumbwira. Murakoze. Ya pastor nadufashe gusenga. Kaduhuza umutima, tunezerewe kandi turi mu mwuka mwiza wo gusenga Imana. Iyo abantu baganira rugo bashyuha, biravuga ngo abagabo bajye basenga hose ngo barambuye amaboko kandi ngo badafite umujinya. Niba ko nta mujinya dufite, Imana tugire neza, dusenge neza, ndetse n'abadukurikira haba barakaye ku buryo twavuze kubera ibice barizwamo nabo bihangane, duhuza umutima.
Uhoraho Mana yacu, dushima izina ryawe, uri Imana igira neza kandi uyobora abayo mu kuri. Ni wowe ukora umurimo kandi tuzi yuko byagenda kose ninde uzaza mu bwami bwawe. Ni wowe wahamagaye kandi watoranyije, akaba yaranzwe no kwizera no gukiranuka. Nuko rero tugiriye neza, udufashe kino kiganiro kizagera kizafashe bose, cyo kuzana amacakubiri ahubwo gituma abantu bizera, kugira ngo abizere batandukana batizera. Ushimwe ku imbabazi zawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tugushimire nshuti mukundwa ubanye natwe muri aya masaha wumva ikiganiro. Imana igumisha cyane kandi kwiga no guhozaho. Turibwira yuko niba wateze amatwi ikiganiro cyose ukacyumva hari ibyo uvanyemo bikugiriye umumaro. Hanyuma turashimira Eric, turashimira nawe Pastor, Imana ibahumugisha cyane kubw'umwanya wanyu mwafashe muri kuganiriza abantu kugira ngo barusheho gusobanukirwa ukuri kwa nyako gushingiye ku gakiza kandi dukura muri Bibiliya. Imana rero ibahumugisha cyane. Tubwira abadukurikiye ngo ikiganiro nakagaruka, mugire ibihe byiza. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.